rero kwitirirwa izina, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye. Mbere ya byose ugomba kubanza ukitirirwa iryo zina, atari babandi baritwara mu ishakoshi tireka je ibintu by'abarokore sina. Oya, musabe muzahabwa, mukomange ku rugi muzakira, mushake, ushatse wese agira gute, arabona, nukomanze wese agira gute, arakingurirwa, nusabye wese arahabwa. Ugomba rero gusenga barabikora, nibabivuga nibabitekereza barabikora. Fata ubuzima bwawe buhindure gusenga, ni Yesu wabivuze ni ihame. Ntabwo gusenga ari ukwirirwa muri caca, nta nubwo gusenga ari uguhora mu masengesho, ahubwo umutima uhora uramye. Icyo nakubwira, wisenga kuko wahuye n'ibibazo, ayo bayita amatakirangoye, nubwo Imana ijya ibasubirizamo, ahubwo ubuzima bwawe buhindure gusenga. Icyaha ntabwo wagikoreye Imana, wagikoreye mugenzi wawe. Ntabwo abantu bamwe bajya baha agaciro kugirana ibibazo n'abantu. Nicyo kibazo rero Dr. Bobo, ubona abantu bahora basenga ntibasubizwe, basenga badakurikije amahame Imana yashyizeho. Barakatiko sendere banikatamania. Ugomba kugera ku rwego ubera igikoresho cy'ingira kamaro. Igikoresho cy'ingira kamaro rero nicyo gihagarara kikavuga ngo ubwami bwawe buze cyejejwe. Icyo nicyo gihagarara kikavuga ngo data wa twese wo mu ijuru, ubwami bwawe buze. Uyu muntu uhagaze ni wanda udafitanye ikibazo na Dr. Bob, ni wanda utunze umutima utamucira urubanza. Impamvu rimwe na rimwe abantu bahagarara mu butware nibo bakorere, nuko batarabe ibikoresho bifitiye nyirabyo umumaro. Iminwa yacu yanduye, ntacyo dushobora gutegeka ngo cyemere. Ikaze nshuti zacu mwese mukurikira Rev Prophet Ernest Nyirindekwe, ibiganiro bitandukanye tunyuza hano. Tugarutse mu kindi kiganiro, turi ku masoko 12 y'umugisha. Tumaze kuganira ku masoko 8. Niba utari wumvise cyangwa kuri kino kiganiro utaratangiranye cyangwa se utarakurikiye ayo masoko yose, ngiye kuyakwibutsa ariko uhite ugenda ujye kwiyumva yose. Isoko ya mbere twari twavuze ni isoko yo kwizera Imana cyangwa se kwizera Yesu. Isoko ya kabiri ni isoko yo kumvira Imana. Isoko ya gatatu ni isoko yo kuba ku munyamugisha. Isoko ya kane ni isoko yo kumenya icyo ushaka. Isoko ya gatanu ni umugisha w'umubyeyi. Isoko ya gatandatu ni ukubwira igihe icyo ushaka kuba cyo. Iya karindwi ni ugushyira mu bikorwa ibyo ushaka kuba byo. Iya munani ari nayo twaherukiragaho cyangwa se twari twavuzeho ushize, niyo guhagarara mu byo watangiye. Wow. Twabonye ko ibyo bintu byose twavuze bigira agaciro iyo ubihagazemo ntubivemo. Bisa nkaho birangiye pastor. Abantu banyotewe no kumva isoko ya 9. Reka dutangire n'isengesho, turagaruka mu kanya gato. Uri imirimo yacu Mwami Yesu, uri imbaraga zacu, uri icyubahiro cyacu, niwe twirata, tugufite nta wundi murengezi, uri umubyeyi. Uyu mwanya ndasengera umuntu wese ugiye gukurikira aya magambo, reka umwuka wera aza yamwumvishe kurusha twebwe uko twayamubwira, kugira ngo abashe kumusobanurira kurusha ibindi byose. Urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Isoko ya 9 uyu munsi turuze kuganiraho ni iyi, ko ndifuza ko nanone nabonye hari abantu bishimiye yuko ikiganiro kitabaye kirekire, nubwo mbizi ko hari n'abandi babifuza kukumva nk'isaha yose, amasaha 2, ariko ni byiza ko tuganira cya kintu umuntu wese wenda yabona umwanya bitamugoye akacyumva, yaba ari mu kazi, yaba ari magenda, ko yafatiye iminota 20, iminota 10 n'ingahe akacyumva kikarangira. Basi isoko ya 9 iyi. Isoko ya 9 ni amasengesho. Umugisha uva mu masengesho. Yes. Imbaraga z'amasengesho. Ingoma za mbere 4:9. Soma wumve. Turasoma kuko ni ngombwa kugira ngo babyumve. Ari gihe twumva amasengesho abantu bebara nk'ibisanzwe. Soma wumve. Ingoma za mbere 4:9. Ugeze ku 10. Aravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yego. 10 aravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukama umugisha rwose ukagura imbago yanjye. Watakamba udasenga?
atakambira Imana, umva ngiye hari gusenga, yari arimo asenga atakambira Imana ya Isirayeli, ko yaranarambaraye hasi. icyamukama iki? Umugisha rwose, ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. ukandinda ibyago n'ibimbabazi. nuko Imana imuha ibyo yasabye. nuko Imana imuha ibyo yasabye. urakoze. ni umugisha uva mu masengesho. ubwo ni ukuvuga uraza kubaza amasengesho simvugaho byinshi, niyo washaka wasoreza. ndashaka nkubwire wowe utajya kubikora ubikore. gusenga bizana umugisha. gusenga bizana umugisha. aricyo ushaka kumbaza? ndabifite byinshi cyane. icya mbere nshaka guheraho, kubera iki amasengesho abakristo batekereza ko, cyangwa se ni nako biri, yuko ubuzima bwa buri munsi bwabo ukwiye kuba amasengesho, ukwiye kuba ubuzima bw'amasengesho. kubera iki uyu mugisha uri ku mwanya wa 9? uyu mugisha utari nko ku mwanya wa 2, wenda kumvira kwizera Yesu, birumvikana nta kindi cyaza mbere yabyo. niryo banze, nicyo. kubera iki utari ku mwanya wa mbere, wa 2 cyangwa se wa 3, ku mwanya wa 9? iki ndagisubirisha Bibiliya. soma Ingoma za 2 ibice 7:13. Ingoma za 2 ibice 7 umurongo wa 13 ugeze 14. kadusome, haravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye. Jambo narikunda cyane. maze abantu banjye bitiriwe izina ryawe. nabitiriwe iki? izina ryawe. ntago wasenga utaritirirwa izina. nabagize bate? bitiriwe izina ryawe. urumva rero ntabwo no mugisha bugufi bagasenga. nibicisha bugufi bagasenga. bagashaka mu maso hanjye. barasenga byagenze bite? kuko bamaze kubanza kwitirirwa izina. izina ryande? niyo mpamvu rero icyakora bamwemeye bose bakizera izina ryabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. ni Bibiliya bivuze sigi. nabitiriwe iki? izina ry'Imana. none ndakubwira gusenga urinde. gusenga bigira amahame. n'abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga nzumva. umva ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru. nzumva ndiye. ariko Bibiliya yavuze ko ari abantu abatararyitiriwe. Yohana 1:12. cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. ubwo icyo gihe wamaze kuba umwana w'Imana, wamaze kwitirirwa izina ry'inde? ry'Imana. umwana wawe yitiriwe izina ryawe. cyane. icyo mvuze uracyumva? cyane. yes, yitiriwe izina ryawe kuko wagize gute? wamubyaye. sibyo? kwitirirwa izina ry'igihugu runaka kuko uri umwene gihugu. uri umwene gihugu. suko ibintu biri. uba ugize ikibazo wagiye ahantu bavuga ngo wa munyarwanda kuko uri umunyarwanda. rero kwitirirwa izina, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye. mbere ya byose ugomba kubanza ukitirirwa iryo zina. atari babandi baritwara mu ishakoshi tireka je ibintu by'abarokore sina. oya, wumva utewe ishema no kuba uri umwana w'Imana. Haleluya. urumva kuba waravutse ubwa kabiri ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Bibiliya niyo ibivuze. abantu banyu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbababarira igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. se Bibiliya ibivuze. none ubwo uragiye nkora iki? urumva nari isoko nari kwizana ku mwanya wa 2. kuba rero wagize no kubije ku mwanya wa 9 ni ukugira ngo ibyo bintu byose urimo uvuga biriya byose twize nutabiherekeresha amasengesho ukagenda ukadamarara ukibagirwa. hasi amasengesho azana umugisha. iyo yongeyeho biriya bintu byose, isengesho rifata umuntu utagiraga ishusho
umutima uhora wijimye rikamuha umucyo. Isengesho, uyu ni Yabesi wavukanye agahinda, nyina mubyarira mu gahinda, arangije amwita gahinda. Urumva iryo ni izina. Ariko Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli, aravuga ngo icyamukama umugisha, ukagura imbago yanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Yabanje iki? Umugisha. Kuko yari yamaze guhishurirwa umugisha uva he? Uva mu masengesho. Masengesho umuntu arasenga Imana ikamuha umugisha. Ndakwifuriza gusenga. Niba utajyaga unabikora uyu munsi ubikore. Hari ikintu mbaza kuri ibyo cyane. Impamvu wayumvise ariko nayumvise. Hari abantu bagira imyumvire yo kuvuga ngo n'ubundi Imana ibyo dushaka ibibizi n'ibizatubaho yarabiteguye cyangwa nta kitungura. Kubera iki umuntu agomba no gufata wa mwanya agasenga akabigira ibintu by'ubuzima bwa buri munsi? Uyu munsi ndagusubirisha Bibiliya kuko ndi ku cyanditswe cy'umwuka. Singusubirisha ubuzima. Matayo 7:7. Musabe muzahabwa. Kuki Bibiliya ishyize ihame ryo gusaba? Ngaho soma none suragiye ujye ntabwo usubiriza ibyo abantu bibaza ngo mbisubirishe nabo nanjye ibitekerezo byanjye, ndabasubirisha ibyanditswe byera. Avuze ngo iki? Musabe muzahabwa. Nudasaba zabyimenyera. Okay, soma. Musabe muzahabwa. Mushake muzabona. Mushake muzabona. Mukomange ku rugi muzakingurirwa. Mukomange ku rugi muzakingurwa. Ntabwo uri umuganga? Nese umurwayi utaje kwivuza umusanga mu rugo? Kereka guhamagaye. Ntibishoboka. Si byose? Cyane. Hari igihe rero umuntu aryama akavuga ngo amena, ndaryamye Imana izanyiriza aho. Yajya kwa muganga nicyo abaganga Imana yabashyiriyeho. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, nukomanze wese ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Nukomanze akingurirwa. Ngaho soma gera hepfo gato. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye? Wabyumvise? Cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Urumva n'umwana birindiriye gusaba umubyeyi. Soma. Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Amen. Cyanditswe kimbereye gishya pe. Kikubereye gishya. Nibyanditswe. Ni ngombwa ugomba kubikora. Umwana wawe umuha umugati. None so wo mu ijuru azabura kubaha ibyiza? Ibyiza ni musabe muzahabwa. Mukomange ku rugi muzakingurira. Mushake ushatse wese agira gute? Arabona. Nukomanze wese agira gute? Nusabye wese arahabwa. Ugomba rero gusenga. Gusenga barabikora. Niba bivuga, niba bitekereza, barabikora. Ugomba gusenga. Base tukiri kuri kino kintu cyo gusenga, abantu barasenga pe. Ariko bagasengeshwa n'impamvu zitandukanye. Hari umuntu usenga ashima, hari umuntu usenga asaba. Ariko nta bushakashatsi nakoze, ariko akenshi tugiye kuziranisha dusanga abantu benshi basenga bisanze mu kaga no mu bibazo. Bakaba ari bwo bibuka Imana cyangwa se bayitabaza. Ni ikihe gihe cyiza cyo gusenga? Ni ugusenga buri gihe. Biravuga ngo musenga budasiba. Fata ubuzima bwawe buhindure gusenga. Ni Yesu wabivuze ni ihame. Ntabwo gusenga ari ukwirirwa muri church. Nta nubwo gusenga ari uguhora mu masengesho. Ahubwo umutima uhora uramye. Uhora usenga. Ibitekerezo bye bihore bisenga. Mu yandi magambo uhore wezwa umunsi wose. Uhora usenga. Musenga ubudasiba. Ntabwo muzi umunsi cyangwa igihe. N'uyu munsi Imana yavuga tugataha. Ntabwo Yesu nigeze avuga igihe. Uwo munsi yawuhisha abantu. Nuzaza kubwira ngo imperuka izaba igihe iki n'iki, ntabwo ari byo. Oya, Yesu aravuze ngo muhore niteguye. Usome ibyakozwe ni mu gice cya mbere umurongo w'8. Nuwera ku murongo wa mbere uraza kubyumva neza. Ariko umusozi wa Elayono amagambo yababwiye. Baramaje ngo iki nicyo gihe wenda kugarura ubwami bwawe. Aravuga ngo ibyo si ibyanyu kumenya iby'umunsi n'ibihe. Bizwe na data wenyine. Urumva? Rero icyo nakubwira, wisenga kuko wahuye n'ibibazo.
ayo bayita amatakirangoyi, nubwo Imana ijya ibasubirizamo, ahubwo ubuzima bwe buhindure gusenga. Hari abantu basenga bahuye n'ibibazo, kuko gusenga ni ugusabana, gusenga ni ukuramya, gusenga ni ukuganira. Icyo gihe rero hari igihe Imana, kuko Imana ari so, iba ikeneye ko munaganira. Yarangiza rero yagukenera yakubura, rimwe na rimwe arabiteza ibibazo kugira ngo ibabone. Mu muganire, kubera icyo usenga wahuye n'ibibazo, ubuzima bwe buhindura amasengesho. Uri mu modoka yawe ugenda usenga, uri mu kazi kawe uba urimo ubwira Imana ngo Mana. Abakorino ba mbere, Abakorino ba mbere igice cyaho, Abakorino ba mbere igice cyaho cya 3 umurongo wa 16 aravuga ngo nimuzi ko muri isengero kandi umwuka w'Imana aba muri mwe, kandi urwo rusengero ni mwe. Ugomba rero mu buzima bwe kubuhindura urusengero, ukabaho usenga, ukabaho uramya, ukabaho winginga, ukabaho muri make ahantu ibihe byiza bikaba muri wowe, bikagendera muri wowe, bigatura muri wowe, bigakorera muri wowe, kugenda ugahinduka iki? Inzu y'Imana muri wowe. Naho uri, aho uteraniyeho abandi bari, nk'uko Abaheburayo babivuga igice cya 10 umurongo wa 25, guteranira hamwe ibyo bikaba mu gihe runaka cyagenwe, ariko ubundi ubuzima bwawe ukajya uhorana amateraniro muri wowe, ukajya uhora usenga. Ibyo bizakurinda ibyaha. Sinzi niba ngushubije. Mfite ibibazo byinshi, ariko icyiza nuko ndi kumwe n'umuntu ubisubiza neza. Cyane cyane abakristo muri rusange, ariko cyane cyane abantu bakijijwe vuba cyangwa se bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo vuba, bakunze kwibaza ngo umuntu asenga ate. Hari n'igihe wenda nk'uko aza mu materaniro bakavuga ngo dusenge, agasenga iminota 2, agasenga wenda cyangwa se amaze 30, akumva amagambo arashize, agatekereza ko ibyo bidahagije kuko adasenze nka wa wundi umaze iminota 30 akiri gusenga ubona yacometse. Wagatekereza ko adasenze. Umuntu asenga ate? Twinjira indani mu gusenga, asenga ate? Hari igihe runaka mu gihe umuntu afashe umwanya wenda wo gusenga, hari igihe runaka bagomba kumara. Gusenga, icyambere cyo, iyo ushaka gusenga neza usengera mu mahame Imana yashyizeho. Mahame yo gusenga, gusenga gufite intego, sibyo? Gusenga gufite intego. Reka wenda dusome Yakobo, uyu munsi nasubishe Bibiliya cyane kugira ngo tugendere hamwe, wumve n'uburyo uzajya usenga mu buryo buzagufasha. Wenda n'ahandi nongera gusoma ibindi ndagenda mbivuga mu mutwe. Yakobo 5:13, reka uze wumve n'isengesho ry'abantu bababaye. Yego. N'iry'abarwayi, n'iry'abishimye, n'iry'abafitanye n'abandi bibazo, n'isengesho ryo gutegeka. Yumve. Mbese muri mwe hariho ubabaye? Harimo ubabaye, nasenge. Nasenge. Wabyumvise? Ubwo ni ukuvuga muri cya gihe cyawe cy'umubabaro wijya kubwira abantu, fata umwanya usenge. Muri mwarimu wishimye, harimo unezerewe, naririmbira Imana. Naririmbira Imana. Muri mwe hariho urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Kandi isengesho ryo kwizera 15. Kandi isengesho ryo kwizera, icyambere ugomba kubanza ukazamura kwizera kwa mbere yo gusenga. Rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. 17. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. 18. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Bene data, nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye kuri undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi.
amen. Amen. Reka twirukanke, iyo ni Bibiliya. Ndagaruka ku murongo wa 15, ngaruke no ku murongo wa 16, ngero na 17. Wumvise kuva kuri 13 kugeza kuri 18. Wamaze kumva amasengesho arimo, wumvise amahama agiye apakiyemo. Urababaye, senga. Uranezerewe, ririmba. Uririmbira imiki Imana. Urarwaye, tumira umukuru w'itorero agusengere, agusiza amavuta. Sengesho ryo kwizera rirakiza umurwayi, umwami aramuhagurutse. Nubwo yaba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Aburahamu yizeye Imana, Imana imuhwanyiriza n'iki? Tugende, imuhwanyiriza no gukiranuka. Yego. Turasoma umurongo wa 16, mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Musabirane. Iri jambo rero, gusabirana. Abantu bamwe Bibiliya ivuze gusabirana. Uko gusabirana Bibiliya yavuze, dusesenguyeho gatoya, biravuga ngo nugirana ikibazo na mugenzi wawe. Nugirana ikibazo na mugenzi wawe, musange. Mwakigiranye, musange, mwicare, musabane imbabazi, umubwire ngo mbabarira nawe ndakubabariye. Nimwikiranuye. None ngirana ikibazo na Dr. Bob, narangiza nkajya gushaka pastori. Pastori siwe twagiranye ikibazo. Aha rero niho ibanga rihishe. Nkahita nza nkavuga ngo pastor, Imana imbabarire kubw'icyaha nagiranye ikibazo na mugenzi wanjye. Mugenzi wanjye warababaye cyane, namuteye umubabaro mwinshi. None geshanze pastor ngo naba ari usabira imbabazi. Ntabwo ariko byakagombye kugenda. Genda urebe mugenzi wawe mwagiranye ikibazo, kuko cyabereye mu ibanga. Ugomba kumusabira imbabazi hehe? Mu ibanga, muri babiri. Musabane imbabazi. Aho niho birivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu, ni ibyanyu, musabirane. None ugiye kwaturira pastor niwe mwagiranye ikibazo, wakigiranye na mugenzi wawe. Bibiliya yavuze ngo urababaye, tumira umukuru w'itorero agusengere, agusiza amavuta mu izina ry'umwami. Urwaye. Umukuru w'itorero, uwo murwayi n'urwaye ikintu, urwaye umutima. Ayo mavuta Bibiliya kenshi ivuga arimo amagambo: kurambikwaho ibiganza, gusabirwa. Uwo ni iki? Hari nk'igihe umuntu aba afite ikintu kimuremereye umutima cye ku giti cye, nta kibazo afitanye na mugenzi we, aho ukeneye umushumba. Nimuranyumva? Aho ukeneye umushumba. Iki urugero, hari nk'ukuntu ari nk'ikintu kikubaho kikaremerera umutima wawe, ukumva neza iki kintu cyanze kukuvamo. Aho nta kibazo ufitanye n'umuntu, ikibazo kiri mu mutima. Ugize gute? Urarwaye, tumira umukuru w'itorero, umushumba, muganire, agusengere. Namara kugusengera, icyo kintu kirakurekura, kuko aravuga ngo icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe, n'icyo muzaboha no mu ijuru kizaba kiboshywe. Ibyo nibyo Yesu yabwiye iki? Intumwa ze. None reka tuganire rero. Aho rero niho abantu babyicira. Urabona, ujya kubona ukabona umuntu yagiranye ikibazo n'umuntu mugenzi we, kandi uwo muntu wenda bakorana umurimo w'Imana. None yarangiza agagaraho ugasanga arimo aratera korasi z'amazamuka, tiraje bigenze neza we, ko se arimo aratera udukorasi abyina. Mugenzi avuga ati uriya muntu bibyina nabizi ko dufite ikibazo tutararangiza. Ubwo yavuye kwa pasiteri amubwiye ati Imana ikubabarire mwana wanjye, genda ukora umurimo w'Imana. None yamureba ati babona dukorera ibyaha, ariko nibazi aho twihanira. Icyaha ntabwo wagikoreye Imana, wagikoreye mugenzi wawe. Uramusanga, ubanza umusaba imbabazi. Tekerezo Bibiliya ivuga ngo nujya no gutura ituro, ukibuka ikibazo ufitanye na mugenzi wawe, subira mumanze mwikirana, ubone gutura ituro ryawe ribone kwemera. Ntabwo abantu bamwe bajya baha agaciro kugirana ibibazo n'abantu.
abantu nicyo kibazo rero Dr. Bobo, ubona abantu bahora basenga ntibasubizwe, basenga badakurikije amahame Imana yashyizeho. Bibiliya iravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo nabigishwa babwiraga Yesu ngo abigishe gusenga, ariko nimuzajya musenga mujye muvuga ngo data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Uhamagara ubwami ninde? Uhamagara ubwami ninde? Uvuga izina ry'Uwiteka. Soma Abakorino ba mbere, soma Abakorino, soma Timoteyo wa kabiri ibice 2:19. Ayiwe mana we, uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Birasobanutse. Nibisobanutse. Timoteyo wa kabiri ibice 2:19 aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uwiteka azabe. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bitagize gute? Mu nzu y'inyumba habamo ibiki? Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirire nyiracyo umumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Barakatiko sendere banikatamania. Ugomba kugera ku rwego. Haleluya. Amen. Ubera igikoresho cy'ingira kamaro. Igikoresho cy'ingira kamaro rero nicyo gihagarara kikavuga ngo ubwami bwawe buze. Cyejejwe. Icyo nicyo gihagarara kikavuga ngo data wa twese wo mu ijuru, ubwami bwawe buze. Uyu muntu uhagaze ni wanda udafitanye ikibazo na Dr. Bob, ni wanda utunze umutima utamucira urubanza. Soma Yohana, urwa mbere rwa Yohana 3 umurongo wa 10 uwera 15. Nushaka wenda hera 19 kugira ngo twihute, ni byinshi ndumva byabaye byinshi. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turahera kuri 14 Dr. Bob, niko babyumva neza. Twebwe tuzi yuko 14 twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Udakunda aguma mu rupfu. Umupfu rwose. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Ngaho kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri. Ese buragira ngo iki? None uyu muntu aramubwira ngo senga, kandi ari umwicanyi. Kandi ari umwicanyi, niko Bibiliya yivuze. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe kidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareka ko mwene se yakennye akamugira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Bakundwa, imitima yacu ugeze kuri kangahe? 21. Imitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana. Turatinyuka imbere y'Imana. Ugomba gutunga umutima utagucira iki? Urubanza. Kandi nushaka soreza. Yego. Wowe waryohewe. Uzajya usubiremo. Ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo. Nushaka soreza. Ngabo reka tuganire. Wumvise amahame yo gusenga, urabanza wikiranure na mugenzi wawe. Bibiliya iravuze ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Impamvu rimwe na rimwe abantu bahagarara mu butwari nibo bakorereye, nuko bataraba ibikoresho bifitiye nyirabyo
umumaro. Iminwa yacu yanduye ntacyo dushobora gutegeka ngo cyemere. Uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bitagize gute? Biravuze ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, imvura iragwa. None se ngubwo turaba tutarahagarara muri aya mahame, duhagarike? Ntibishoboka. Naguhamagara ubwami. Guhamagara ubwami bisaba ngo banze uve mu bidatunganye. Iyo ni Bibiliya ibivuga, rero ntago ari jyewe. Sinzi niba nagushubije. Wansubije cyane. Birasobanutse. Dusoza ikiganiro. Ikibazo cya nyuma dusoza. Turasoza ku kibazo kivuga ngo twabonye ko cyane no mu byo tukiri gusoma harimo ikintu kivuga ngo musabe muzahabwa. Musabe muzahabwa. Ariko si ibintu byikora cyangwa se bihutiraho ngo niba wenda nsabye ati Mana mpereza imodoka ngo nsohoka hari hanze iparitse. Ni ibintu rimwe na rimwe bifata igihe. Ndashaka none udusobanure cyangwa utwigishe, utubwire mu gihe umuntu yasenze mbere ya cya gisubizo niki kimukomeza kugira ngo ategereze, akomeze asenge kugeza kuri ya mpera ya cya kintu yasengeye kugeza kibonye. Soma Luka 18:6. Nushaka hera ku murongo wa mbere nibyo byiza. Bijya ba mukecuru subirisha Bibiliya. Ibanga no gusenga n'urambirwe. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise icyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo ibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Amen. So icyo ugomba gukora rero, Yesu avuze ko azazirengera vuba. Ibanga ni ukutarambirwa. Abacira umugani wo gusenga nibagire gute? Nibarambirwe. Ntabwo niyo umubyeyi wawe yimusabye wareba ikigukwiriye. Ibanga no gutegereza. Yakobo igice cya 12 hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ugomba rero kwihangana. Kuba usabye ntibivuze ko utahawe, ahubwo tegereza igisubizo kikugereho. Nturambirwe, utunge umutima utagucira urubanza. Utegereze Imana wihanganye, Imana izagusubiza. Pastor Joshua, ko Imana ishobora kuvuga ngo oya, wasaba ikintu ukagitegereza uzi kuzakibona, ariko Imana yavuze ngo oya. Byose birahari. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni iry'Imana, isi Imana yahaye abantu. Cere kuyisaba inzoka. Niko Bibiliya yavuze. Ngo nta nubwo wayisaba ibuye, kuko hari ibintu umusaba Imana itabaha. Nese urugero nuhagaze mu mahame, urimo urasaba ngo Uwiteka uriya mwanzi wanjye munkurireho, kandi bajya ku musozi bakabahirika. Ntabwo ari byo. Biravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa. Imana ntiyasubiza bene ayo masengesho. Ayo se yasubiza. Urumva ibyo urimo usaba se byo, ntabwo uhagaze mu mahame. Ahubwo dusoza abantu bumve ko isengesho ryose usenze utari mu mahame ntirisubizwa. Wapi? Ntirisubizwa. Erega amahame Bibiliya yashyizeho. Nese yose amahame yo gusenga. Senga wizeye, gusenga wihana ibyaha, gusenga n'urukundo, gusenga ufasha. Yes. Ibyo byose ni ibintu ugomba gukora. Ngo password ni ugusenga utarambirwa. Gusenga ubutarambirwa. Nurambirwe uzasubizwa. Ariko ujye usaba ibintu bihuje n'ubushake bw'Imana. Gusaba ibintu bihuje. Murasenga nimusubizwe ko musaba nabi. Murasenga nimusubizwe, murasaba nimuhabwe kuko musaba mugasaba nabi. Ubu turimo turakorana ikiganiro. Dushaka gukorana ikiganiro numva nagukunze. Vuga ni Imana nubwo arimo nkoresha ikiganiro. Ibindi simbyongeyeho. Iryo sengesho ntabwo nasubizwa. Tese Imana ko utasubiza naragusabye ngo munkure imbere. Akugize ati agutwaye iki? Mureba ikibazo mufitanye ni mwene so, mukirangize. Si uko bigenda. Wowe urasenga tu,
ukavuga ngo Mana nkiza zino ntambara ndimo, kandi urebe uziteza wese. Wabyumvise? Yes. Urebe uzituruka hose. Mana ufungiye imiryango. Imana yo nizo uko iri bubigenza. Nese Imana niyishe Hamani, none se wamenya uko yabigenje? Ntiyari yazengereje Abayuda se? Abayuda bo barasenze gusa. Imana yo yishakira iki? Ntibayishyiriyeho inzira. Impamvu si mwege muyishaka, impamvu ishakwa n'Imana. Dawidi niyo yabaye umwami, nese yabaye umwami ari uko abanje kwica Sawuli? Imana se yambwiye ko azaba umwami? Ntabwo yicira inzira. Yigeze se yicira inzira? Rero nibyo abantu tubwira abantu ngo niba wasenze ngerageza ugire n'ibintu ukora byiza, ariko ngo oya ngo naba nicira inzira. Oya, kwicira inzira ni ugukora mu bintu bidahuje n'ubushake bw'Imana kandi bibi, cya kindi bita kwirwanirira. Buriya Dawidi kirya agiye aza kwica Sawuli, yari kuba yiciriye iki? Inzira. Kuko iki? Umuvumo wari kuhita umuzaho. Yari kuba amennye amaraso, ariko ntabwo yigeze amena amaraso. Yarategereje amutega iki? Igihe. Aravuga ngo sinaramburira ukuboko Uwiteka Imana yimikishije amavuta. Aratuza. Igihe se nticyageze Sawuli akiyica, bakaza guhamagara Dawidi ngo naza umwami, bakamujyana i Heburoni bakamusokaho amavuta. Dawidi niyo yamaze imyaka 40 ku ngoma. None 7 yamaze i Heburoni, 3 yamaze i Yerusalemu. Ubwo ni ingahe? 40. None hari ikintu mbaza? Gusa dusoreze hano. Ndatekereza byuzuye. Nitugirirwa umugisha wo kongera kukubona wenda ubutaha tuzagira ibindi bike twongeraho, ariko aho tugeze, aho dusoreje, umuntu ushaka kwiga yakiga, kereka ushaka nk'abandi ngo kubyutsa uwisinzirije biravuna. Urumva bino biganiro ni ibiganiro birimo Bibiliya, kandi abantu benshi ntabwo bashaka kumva ibintu birimo Bibiliya, bikundira ubuzima. Yego. Rero amarangamutima agiye sinayaguha, kuko amarangamutima ni amahame arimo. Ndaguha ibyanditswe byera, ni nabyo bizagufasha. Yaba rero wihanganaga kino kiganiro ukacyumva, uve muri byacitse bitarimo ijambo ry'Imana. Ndimo ndavuga ku bizera. Sibyo? Ubu kano kanya uje ukankuraho inkuru, ukahita umuza n'uwo mugabo urimo kamera, ukahita ushyiraho uti byakomeye. Ibya profete noneho hahiye. Tereka nera agatebe niyumvire. Rero abantu benshi cyane nibyo barimo bashaka kwiyumvira, ariko unyemereye watega amatwi ukumva ijambo ry'Imana. Ibi nta mumaro biri bukugirire, ahubwo biragukuramo kwibaza. Ariko niwumva bino bintu ukabitega amatwi, ukabyuza, ukabisubiramo kenshi, biraza kukugirira umumaro. Imana iguhe umugisha. Icyo mvuze sinzi niba ucyumvise. Urakoze. Pastor dusoze n'isengesho. Imana iguhe. Amen. Uri imirimo yacu Mwami Yesu, uri imbaraga zacu Mwami Yesu, uri icyubahiro cyacu. Ndasengeye iki cyanditswe tumaze kuganira, umuntu wese ucyumvise ubuzima bwe n'imibereho bihinduke, ave ku rwego rumwe agere ku rundi, azamuka ava ahantu yatawe agera ahandi hantu h'icyubahiro kandi hakwiriye. Urakoze ko bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.